Okay guys, today abantu mwese mwambajije ukuntu umuntu yakeditinga video ye na app yakifashije igihe ari kweditinga video, nibo ngiye gusubiza. Mube hafi mwese mbanze mbasubize ukuntu umuntu yakeditinga video ye. Ngiye kubereka app wakifashisha, ndabizi abenshi mukoresha telefone, ngiye kubereka app wakoresha muri telefone yawe ukaba wakeditinga filimi cyangwa se icyo twakwita video. Okay guys, reka dutangire noneho mbereka ukuntu wayeditinga naho wayeditingira. Application rero turaza kwifashisha ni ngiyi ikurikira. Gusa wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Reka twifashishe app ya YouCut, niyo tugiye kwifashisha, nayikunze kubikora neza cyane. Ugikirika kuri YouCut, ahangaha wowe ntabwo uri bukirike kuri new model effect cyangwa se ngo ukirike kuri OK. Wowe witonde ukurikire akantu ku kandi, ukande aho ndaza kujya nkwereka. Nukandaho nakweretse ibyo birakureba, ingaruka ziraza kukugeraho zirengera. Okay guys, uraza guhita ukanda hano kwa akamenyetso ko guteranya, nurangiza ukande new project. Nimara gukanda new project, ahangaha urabona uko bahita bakujyana muri gallery yawe. Rero aha uraza uhita ucuzingamo video yawe ushaka kweditinga. Mu rugero reka duterekemo iyi ngiyi. Okay, duterekemo iyi ngiyi. Mbengwe se ni gute wayeditinga? Ese igihe ushaka kuyeditinga, ni urugero se ushaka kuyikatamo kabiri, ni hehe wakirika? Ahangaha hose rero ngiye kubasobanurira ukamenya uburyo wakongeramo ama effect, nimba ari comedy cyangwa se film, ukamenya ngo ngiye kuyongerera umuvuduko nakoresha iyihe akahe kamenyetso. Rero today reka mbanze mbereke ukuntu wakongeramo sound effect cyangwa se muzika. Uraza guhita ukanda hano handitse muzika. Numara kuhakanda rero, uraza ushaka urashyiramo effect za application, uraza ibyo wakemeza nk'izi ngizi zose uraza uhitemo iyo wumva udashaka uyikupe. Nimba ushaka gukoresha aga sound effect kari kuri fayilo yawe, uraza kandi hano handitse by muzika, nurangiza uscoringe uzamure uhitemo iyo ushaka bitewe na video wakoze. Okay, today reka njyewe ngiyo mpitamo, gusa wowe nkurikire akantu ku kandi. Ndakomeza scoringe mpitemo iyo nemeza mu rugero, reka nayemezeho iyi yanditse ngo new love. Ukimara kuyemeza rero, ikintu uraza guhita ukora, uraza uhite uyongerera volume cyangwa se uyigabanye. Reka tuyigabanye kugira ngo n'irindi jwi rize kujya ribasha kumvikana. Niturangiza twemeze, niturangiza turascoringa turebe nimba sound effect yakwiriyemo hose, tumenye ngo turayikorera copy cyangwa se duplicate. Urascoringa rero witonze ngo uyikurikire akantu ku kandi utaza kugira kandi wibuke no gukanda subscribe. Reka scoringe rero tubanze turebe ko
igarukira he urasikoringa ubanze urabona yuko bihura neza. Rero aka gace gasagukaho inyuma umuntu yabishaka ahita agakata. Gukata rero nicyo ugiye kwereka, uraza wowe ukande hano handitse sipiriti kadukandeho rero urabona yuko gahita kabikata. Ikintu ukora iyo umaze gukata ni uguhita ukanda kuri diriti niho uhita ukanda. Urabona yuko rero byabaye, ukimara kubibona uko byabaye. Okay guys, ndizera ko iyi video rero hari icyo igufashije. Nimba hari icyo igufashije wakanda like na subscribe, tukajya tubana muri video za buri munsi, video zose zigisha. Nkwibutsa ko uyu muyoboro wacu wa YouTube ari wo ukunze no gutambukaho filime cyangwa se plaka zigezweho za zindi z'akasamutwe zose zikunze gutambukaho, nta handi wazisanga atari kuri YouTube channel. Ciao ciao.